abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu muri hano, abayobozi mu nzego zindi zitandukanye n'abanyarwanda bose dukurikira, mbanje kubasuhuza kandi nibutsa ko duteraniye hano kwakira indahiro y'abayobozi bashya. Ngira ngo mbanze nshimire abo bayobozi indahiro bamaze kutugezaho no kuba bakiriye inshingano ziremereye zo gukomeza gukorera no kubaka igihugu cyacu. Ibyo kandi bakabikora bafatanije n'abandi bayobozi ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Kubaka igihugu rero ni inshingano ya buri munyarwanda, kuko iki ari igihugu cyacu twese. Icyo rero duteze kuri aba bayobozi ni ukudufasha kunoza no kuyobora gahunda n'uburyo bwo kubikora. Ngira ngo igikwiriye kwibutswa kindi ni uko igihe kibaye kirekire nyine turi muri iyi mirimo, hari byinshi duhura nabyo dukora, tuba dukwiye kubivanamo n'isomo ryo kugira ngo amakosa aba yarakozwe mu bihe tumaze kunyuramo, ibihe byashize, ataba yakongera gusubirwamo, ahubwo tukiga ibishya n'uburyo bwo kubikora bijyanye n'igihe tugezemo. Tumaze kugera kuri byinshi rero, kandi ngira ngo inshingano zigenda zumvikana ubundi uko bisanzwe, uko n'abamaze kurahira imbere yacu hari indi mirimo bakoraga. Ubwo rimwe ni uguhindurirwa imirimo mu buryo rusange, ibindi ni ukuhindurirwa imirimo ari ukuzamuka mu ntera n'urwego bakoreramo imirimo. Ibi byose rero biba bikwiye kuba ari umusingi ukomeye ugaragara tumaze kubaka. Bisigaye ni ukubakira kuri uwo musingi utajegajega. Ni naho igihugu gikwiriye kuba kivana imbaraga, niho kivana imbaraga. Ibyo rero ndibwira ko uburemere bwabyo bwumvikana kuri buri wese, bikaba binubaka n'agaciro duha imirimo igihugu natwe ubwacu twiha muri iyo mirimo. Abayobozi rero mumaze kurahira, ubwo urumva ko muje mudufasha gutera indi ntambwe muri iyo mikorere n'imiyoborere, ndetse no mu nyungu z'abanyarwanda bakwiriye kuba bagezwaho uko ibihe biha ibindi. Birumvikana ko nta muntu ushobora gukora wenyine ngo agere kure cyangwa ageze igihugu kure. Iteka bidusaba ko abantu buzuzanya mu bikorwa, bityo nibwo byoroha kugira ngo tugere ku nshingano twihaye.
abanyarwanda rero bamaze kugera kuri byinshi, cyane cyane babigezwaho n'abayobozi bafatanya nabo cyangwa se buzuza izo nshingano bahawe, bazuzuza neza. Ndagira ngo rero nibutse gusa ko ibyo byose twifuriza abanyarwanda ubuzima bwiza, n'abayobozi namwe natwe twese, kugira ngo ibyo bishoboke natwe twiha kugira ngo tugere ku buzima bwiza, ndetse bijyanye no muri iki gihe turimo cy'icyorezo gihungabanya ubuzima bw'abantu. Hari ingamba nyinshi ziriho zizwi, hari uburyo bwo kukirinda, hari uburyo icyo cyorezo bwo kugikumira. Ndagira ngo rero ubwo mu nshingano zose dufite harimo n'izo zo kugira ngo dushakishe ubuzima bwiza bwacu nk'abayobozi, cyangwa cyane cyane abo tuyobora muri iyi mirimo yose. Mu gusoza rero nagira ngo nongere gushimira abayobozi bashya izi nshingano ziremereye bakiriye, no kubifuriza imirimo myiza. Mugire amahoro y'Imana rero.